kado garuka uzari kibazo mugize zaye muri ibi ni ibiki ntibyabijumba nakubwiraga bimeze nk'imbada umukozi ukora muri minisiteri y'ibijumba bimeze nk'imbada no gufata mu mujara zanjye ngo n'inyama gufata mu mujara zanjye hanyuma mfata ibijumba birishe sana turizo rwose nawe ntugakora niba wampaye amafaranga 3-5 ngo genda wayifunguro nanjye kandi kurya nuko usigaye ukura kangaka ukagura kwako ukagura kwako urugano rwose garukwako nuko mwaka kangaka ni bari 400 nakangaka ni 100 urumva zatabaye 500 zinotize wamaye notize zingaye bari notize kiromere umuntu uzi ice boy amubona mu nzira atambutse umugabo ufite urugo rumeze neza komese nge yari ibintu najyaga nibaza mu minsi yashize burabira bintu babyanzuye gutera siko nagiye kubona nkabona bafashe imyanzuro ntari nasobanukiwe nge buriyo ndi gutekereza ku bintu by'akazi nibaza ku niranya na yimbwa tuririye miliyoni na wumva damurusha umva umwanzuro w'ububwa yafashe arangije aravuga ngo ubwo ari inshuti ye ngo nta kundi ngo bagomba kumurika iranya na yimbwa se ari amafaranga yarajyanye koko mu by'ukuri uriya kari nyaritwe niyo bamuha miliyoni 200 ko yazirya umunsi umwe hoya jewe nyine bawitonze manzu nyumve bye kuntu nabyumvaga igicucu nkakiriya nubundi ko twarakiremeye byararangiye rero izo gahunda zindi mwagiye kunzanamo ngiye ntashakaga nibyo bintu nyine nibazaga bikancana nge sinumva ukuntu imbwa nk'ire yatwara ari amafaranga ngana kuriya nubundi uriya hariya ni nko kuribwa n'imbwa nta n'ikintu yamumarira aho ubundi ngewe hariya ariko ni nko kurumwa n'imbwa nta kundi umuntu yabigenza n'ugutuza nyine umuntu akihanganira urwaje gusa nyine umugenzi umwe nagahagarika bisi kugenda nanjye ndayimbona rero nsa nk'ugeze mu rugo abanze ngereye ndebe nimba hari akantu nafata ndebe nimba umukozi wanjye si umukozi kandebe nimba hari akantu yanteguriye ntacyo turajya tuganira turi buze kubivuganaho gusa nyine mu nama muzojya gutegura ubutaha ngo uburyo ki zira miliyoni twazigaruze bizarutwa mfate share zanjye muri company nzikuremo kuko ntago naguma kwihangana kira gihombo oya nyine tekereza inyungu z'umwaka wose yamaze kuzijyana nge rero ntago nabyumva ubwo se naba ndi kumukorera ariko mwaje mumenye ko amafaranga afite agaciro ari amafaranga umenye ko ari yatunze umuryango uramuginga dusomye mu mutwe yaraturebye aratumenyera cyane gusa kambe nkuretseho gato ndaza kuvugisha ndabona ngeze ku rugo ndaza kuvugisha n'undi after twahuriye mu kazi ntacyo bitwaye sawa byungu ubusingegera iriyo rako ndego wagira ngo harakinze we shicucu cyarasazera kingo inzu yanjye cyo cyahitaye cyarangaye kigendeye yewe cyagiye hera sungu umuntu agisigira inzu aho yo cyamwitiye ku bintu rusinzi mbona ijyaye ngo kirangare kibona n'igihari ariko mana yanjye nimba nzabigenza ute ubundi ngewe wizaniyimbwa mu rugo ngo ni nanjye ngomba kuzayisohoramo nta n'isoni subo amfata ute amafaranga ngi muhemba ku kwezi koko nukuvuga ko ari amakosa nkora muhemba make se ariko uyu munsi nanjye ngombe mukati amafaranga twarayabuze mu kazi akazana uburangare bwo kugira ngo andangarize inzu ibi ntibishoboka ninjye nakoze ikosa ntabwo mbyumva kuntu umukozi ngiye musigira inzu aho kugira ngo ayiteho ahubwo akajya akayisiga akigendera ntabwo nzabyo kinde birangaye se mama ibintu byose biracyari byose yewe nindi harira ariko nk'iki
kiba cyagiye kuko inzira arangaye ariko umunsi nzasanga banki cyangwa n'ubundi babirangije ntabwo twakumvikana aha ngaha isoni igicucu ngewe nifatanya isigira inzu yanjye ariko umunsi nzasanga amafaranga yanjye cyangwa se ibikoresho babyibye uzaba ureba ikintu nzafata muri iyi nzu ngewe aba nibo batera abantu umwaka ugasanga umuntu yishyura ugasanga ibintu uyobewe ibyo ari byo umuhungu kuko aba yagiye yewe kintu wari uwo wagiye ariko ubu ngubu igihe naze ubu ni ukuvuga ko ataranyumva ni ukuvuga ko ari ngewe umuntu utazi guhitamo abakozi ariko cyo gukora ikintu gisobanuye binyereka ko uyu mwana ari indangare yahatari pe ntabwo ngewe mbyumva ukuntu nzajya musigira inzu niba kunshi umwuka gusa umunsi ndamukata umushahara iyo kurya ibijumba nibyo bituma undangariza inzu none se ngaho n'abaga tubigenderamo neza pe birumvikana nyine ngenda kubaza gabanya amagambo ngenda kubaza ko nakuzanye munkorera akazi sibyo nakuzanye munkorera akazi narakuzanye ngo ujye wikina muri uru rugo ubu uvuye hehe akazi umusaruro wiba abagana n'abandi byagiye n'ibintu byose birukumvikana biri mu mutekano ahubwo wowe niko bazikunda baje wigize mu buzima wigize mu rugo nihagurukire none ndakubaza iyo ufata inzu yanjye ukayita iyi nzu agaciro ifite wari uzi ko inzu ifite agaciro kagera muri miliyoni 50 ibintu birimo urabizi none iyo wifata ugasiga inzu ukagenda uko ushaka uzi ko muhemba umushahara wawe nareka kukwishyura none iyo wifata ukagenda gusa umenye kumva nkubwire si cyangwa guterana amagambo nawe stress ugiye ku kazi genda uzanire icyo kurya ariko umenye namaze kugukata 5,000 ako kantu nakumvise mboza ariko mvuga ndetse ntacyo byawe 5,000 namaze kugukata ku mushahara wawe cyumuka ko mu maso cyane cucu urubona ruri kugenda n'urutwe kuzana nkaho runajya runahaga gusa mbonye banditse gusa amafunguro ndamuzanira bwo arayemera ariko nibyo aba yahaje bose tujye tubigendanamo neza nibyo uba wahaje amadegede buri munsi n'ibijumba ndabisokoza numva
ni ibitsina byose ubuze ubundi ubona rugenda naruvuye mu maresitora igicucu. Ese umuntu koko ari umuntu utekereza, umuntu ukazana ikigoryi nk'iki ngiki gifite mu bwonko wagira ngo hatokoyemo, abandi bavuga ngo hatokoyemo wenda akantu gatoya, uriya wagira ngo haguyemo nk'imbeba yose pe. Rebe nta n'isoni nta no kugira n'akenge habe na gatoya. Ngeze aha ngaha umuhemba amafaranga yanjye, njye nibaza impamvu ibi bintu bishoboka bitubundi, ariko ndaza guhamagara iwabo banyohereza undi mukozi wagaragaza ugikira vuba. Njye nari nzi ko umuzanye uri umwana witonda uzajya ufasha akazi uko nkakeneye, ariko niba warahaje abakozi bamaze kungera ngaha. Bose nimwicarane rwose mufungure kandi muryoherwe cyane. Cyo tumuka genda. Kabisa. Kado garuka. Bose hari ikibazo mugize zaye muri ibi ni ibiki? Nizabira bimeze nk'imbada. Ni nk'imbada bira naga. Umukozi ukora muri ministeri y'ibijumba bimeze nk'imbada. Bose byo bahaye kandi nabandi bado muzazanye yofata mu mijara zaye. Kandi mufata ibijumba birishe sana twisho ko nawe nugakora niba amafaranga 3-5 ngo genda wayifunguro rye nanjye kandi ndanaza no kugenda no kujya bose kamubaze oyitoze mubaze. Ubwashize se wari ukurira uri kuvuga gushaka amafaranga yo kujya guhaha. Nari ndi kuyashaka. Nabwo 15,000 kandi uriya munsi twaraye turiye ariko bose inyanya zonyine ko ndakeka ko wakoze agasosi niko nakubwiye gukore n'ubugari. Ngaho kambanda ngo mu ibintu byose byaranye umuntu nakuruta inyanya ngo ni magana, umuntu nakuruta utuboko ngo ni magana 3, ariko bose ntabwo kugira ngo bigende. Nasuzugurwa. Ese umuntu uzi ayisiboye izi imitsima uyu mutsima kugura nga wundi wareza no kungora. Rero ikintu cyane nongeyeho no kuvuga ngo yabahita uretse n'ikindi kintu nuba usigaye ukura kangaka ukagura kwako naga ukagura kwako ureka rwose garuka nuko kanga kandi bari 400 naga ni 100 urumva zatabaye 500 zinotize wa minoti zingaye ari no kugiromere ayisiboye amubona mu nzira atambutse umugabo ufite urugo rumeze neza. Wowe byazarangera baramutse ageze ku ifunguro nagurisha n'imyenda zanjye umva mubwire ntabyo ryo ahubwo umva ikintu cyane nawe wahaje reka tujye kubitunga kabisa tujye kubitunga. Umva mubwire ikintu kiriho ibi biryo ntabyo ndarya ahubwo ndakubwiye ngo genda twose guhera ku kambere kugeza ku kakabiri ibi bintu bawitonze mubwire nakora mu muri mazi zamijana surabisana bazanye bawitonze mubwire surabisana bazanye n'irindazi byo cyihorere genda ntabyo ndarya igende ntabyo ndarya genda ntabwo nabaje babe nk'umuntu utegereza kandi ufite ubwenge bwinshi kandi urabona ko ufite n'urugoruzi bose babareze baba kungora ubu naho umuntu nawe azagenda muvugani do naguhaye 15,000 byari byo guhahisha nawe kungora rwose nawe urukungora mbese ntabwo ubizi neza yuko kwa muganga ibintu banyandikiye bambujije kunywa sana. Neze bazi nyine kuramenya nibyo urimo murashaka. Ntabwo uzi utuntu n'umwe tuntera mu nda. No. Ibintu ni umutekano buriya nabibonye rwose. Buriya nanjye njya no guhagaze ngo no kubiranga narengereye ngo nakubwiye ngo genda ufate utwawe ibi bintu ntabyo ndarya genda ibi bintu ntabwo ndabirya ahubwo ndabirya ngo genda nyine genda kandi umenye ko nagukase 5. Arushoboza kuko waretse kungora nyine muzanira ibitoki bitokoje none nakuzanira na mayonnaise ngewe yo mwese sana zintera mu nda niyo mpamvu ntakigera nsomaho. Bose washyizemo umwe wenda niba washyiramo gakenya nk'umuntu wenda utekereza ufite n'ubwenge buzima kandi ujyana ku kazi bakamuha akazi kandi agakora neza akanataha abana muheza watekereza uri kubona ko izi mitsima zose naziguze nashyizeho n'igiceri cyanjye ubizi neza yuko
nabiteye ibijumba uru rugo rwifashije rutabirya urangije uzana ibijumba uri kubona njye nakijijwe n'itanu wowe waguramo imitsima waguramo z'inyama waguramo zijya atatu n'itanu uziba kumbwira ngo ngende ndya ibijumba ari nko kunuka hano bose nawe umuntu w'umugabo ngajya ujye guhaha nawe nawe abitekereje ngajya ujye guhaha turubasa umuntu w'umugabo nawe abitekereza rwose buriya bose turihangana cyane tukihangana hajya buriya hari umukozi akantu bakaguza ngaho nakaga nakaguzane n'itanu n'uyu mudege kwaku ngo byabaye n'itanu zerekeze mama yanga saa tatu n'itanu izo teza ngambwira ahantu zavuye bose ko numva ni make Ibugo n'ibintu byo n'inge no ku mucuruzi namubona ni boss wanje wajya ukanzanira utundi nka tubiri kabisa kabisa ibintu njye navuze rwose ukuvuga ngo hanyuma ukifata ugaha ibijumba ugiye kubiryama ibijumba byo bijyane ntabwo ndabirya izi mitima zone zo kumuntu agakanisha yamize uzi ko najya ndya ibijumba mbonye tugaye ikintu cy'umubiri ntabwo kuvuga ngo ni ukuvuga ngo buriya no kugwa no kwa kazungu namubwiye ni bosi wawe ndabona ko asa nasuzuye sana hano hano tumuka agenda namubona nasomye twara igenda ibijumba by'ubiryo ntabwo ndarya neza bosi bireze ndi kurya ikijumba uri kurya ikijumba kabisa ni kimwe ikijumba mu kijumba ni nko kunuka nibagiwe genda nzane n'utundi dusana tubiri no